Muraho neza, igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha kuri mwebwe ndetse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri uyu munsi. Ndabasuhuje muri iki gitondo kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye kuba turi bwige uyu munsi turi bunasengeremo. Uyu munsi turi busengere muri Zaburi ya 65 uhereye ku murongo wayo wa 5. Ariko mbere y'uko dutangira kuyisoma, reka mfate umwanya wo kubanza gushimira abantu mwese mukomeje gutera inkunga iyi channel, muyiha like ndetse musharinga ku nshuti zanyu, abantu mwese mwamaze gushyiraho subscribe ndetse n'abantu mumpa comment. Imana y'amahoro ni ukuri ibaha umugisha, mwumve ko mbashimiye cyane kandi mbikuye ku mutima. Ndasaba nawe ubonye ikiganiro cyanjye ari bwo bwa mbere kugira ngo nawe unshyigikire umfashe gukora umurimo w'Imana, dufatanye, untize amaboko, untize imbaraga, kuko umuntu arushaho kugira imbaraga mu byo akora iyo abona afite abantu bari kumwe nawe. Ariko iyo uri gukora wenyine ntekereza ko nta hantu wagera. Rero niyo mpamvu nkusabye ngo ntutambuke utampaye subscribe niba ari ubwa mbere, umfashe gukomeza gukora umurimo w'Imana. Imana iguha umugisha. Zaburi ya 65 rero ku murongo wa 5 niho tugiye guhera. Haravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byaheraho mu rusengero rwawe. Mana y'agakiza kacu, uzadusubirisha ibiteye ubwoba kubwo gukiranuka kwawe. Ni wowe ibyiringiro by'abo ku mpera y'ubutaka hose n'iby'abo ku mpera y'inyanja za kure. Iyo niyo ishimangirisha imisozi imbaraga zayo, ikenyeye imbaraga. Iturisha guhorera kw'inyanja, guhorera k'umuraba wo muri zo n'imidugararo y'amahanga. Kandi abatuye ku mpera y'isi batinya ibimenyetso byawe. Uvugisha impundu abaho igitondo gitangariza n'abaho umugoroba ukubira. Ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane uruzi rw'Imana rwuzuye amazi. Ni wowe uha abantu amasaka, umaze gutunganya ubutaka utyo. Uvubira impavu zo muri bwo imvura nyinshi, uringaniza imitabo yo muri bwo, ubworohesha ibitonyanga, uha umugisha kumeza kwabwo. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Inkora z'igare ryawe zigusha umweru. Imvura igwa ku rwuri rwo mu butayu, imisozi igakenyera ibyishimo. Urwuri rukagatirwa n'imikumbi, ibikombe bitwikirwa n'amasaka, biranguruzwa n'ibyishimo bikaririmba amena amen. Bakunze b'ijambo ry'Imana, iyi ni Zaburi ya Dawidi, yatubwiye ngo niyahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya Dawidi. Imana ishimwe rero kubw'iyi Zaburi, kuko Uwiteka ari we mwungeri wacu kandi Imana ari ivubira isi ibyiza byose ndetse n'umugisha wose tubona. Iyi Zaburi yongere kukwizeresha ko niba umutima wawe uri hafi y'Imana, humura turiza Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa umuntu Imana itoranya ikamwegereza kugira ngo agume mu bikari byayo. Uwo muntu azahazwa n'ibyiza byo mu nzu yayo, ibyiza bituruka ahera hayo ndetse no mu rusengero rwayo. Tubonye uko igirira neza isi, ikayivubira ibihingwa byiza, ikayivubira imvura, maze isi nayo ikameza ibihingwa bitandukanye. ni uko ngo isi ikanezezwa no kubona yambaye amasaka ameze neza, no kubona hari umweru mwiza. Imana niyo iha umugisha umwaka ukaba umugisha ku buzima bw'umuntu. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka rero, ndabifuriza yuko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, ndabifuriza yuko umugisha Imana itanga yawubaha muri uyu mwaka, nk'uko ku murongo wa 12 batubwiye ngo wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Imana yambika uyu mwaka wacu kugira neza kwayo nk'ikamba. Kugira neza kw'Imana kuzadukurikire muri uyu mwaka, kugira neza kw'Imana kuzabane nawe muri uyu mwaka, kugira neza kw'Imana kuzabane n'abana bawe muri uyu mwaka, kugira neza kw'Imana kuzabe mu mashyo yawe ndetse no mu buhinzi bwawe. Reka rero mbasezereho, mbabwire ngo iri jambo niryo turi busengereho. Buri muntu wese ku giti cy'aho ari, niba ufashijwe n'iri jambo, usenge ushima Imana kandi usenge usengera umwaka wawe kugira ngo uzakomeze kuba umugisha. Imana iwambike kugira neza kwayo nk'ikamba. Murabeho, ndabakunda, tuzabana no gutaha. Bye, ciao ciao.